Imyembe nangahe smart girl. Smart. Umva agarara. Mega. Yalla! Ariko urirukanka umukobwa. Dukora ikiganiro. Dukwishakira. Oya. Babarira rwose. Oya bimeze gute? Nawe ushaka gukora ikiganiro. Umaze iminsi uri hehe kwaza? Oya sishaka gukora ikiganiro Bac-T. Kubera iki se? Namwe manyamakuru ntimugira imbabazi n'ukuri kw'Imana. Ntimugira imbabazi. Ubu nyirukase ushaka yiki? Cyane navunitse ukuguru ndi kumva mbabaye hano. Ya baba we. Nyemba ndi kwishakira. Urankandira se? Ariko uwo mwaka umwaritse kumagira jewe. Mureke kuntera umwaka umaze mu masengesho imisi 40 nabaye maneke nunde barabona ndi maneke. Ariko akada karimo kwiyongera. Nta kibazo niba nwitenza. Uratwite? Ngo ngwiki? Urabona ndi Dor'Imbogo mushinzi nakabyemera kuko ari injiji hariye. Nago tukiri kumwe rero. Kubera iki se? Ako wafashe touch yawe. Byagenze gute? Yes, abarimo gukurikirana BigTown TV mwonje mwiriwe amakuru yanyu nakeka ko mumeze neza cyane kandi mukaba murimo gukurikirana BigTown TV buri munsi buri gihe buri kanya and even right now. I go by the name Bac-T ngini BigTown TV cyo mugomba gukora no gukanda subscribe maze mugakurikirana izi gahunda zacu za buri munsi. Narababwiye Gitumo one more time. Mwari muzikumbuye ndabizi baba we. No iyi ni exclusive Gitumo tukaba tugiye gukora. Ngiye gutungura umusista umwe yitwa Smart Galo. Amaze iminsi ataboneka atagaragara kuri kamera za BigTown TV ariko bamaze kumereza amakuru Smart Galo ngo asigaye yicuriza Agataro ameze fresh. Urumva business ni business, Agataro ni ubuzima busanzwe nyine buri muntu yagakora ariko sasa reka kwanza tubanze dukore izi gahunda zacu nyine turebe what is going on. Asigaye yicuriza Agataro ndakubwira ntago turi butinde nka BigTowners. Let's go my people. Bambwiye ngo bamubonye muri izi nzira za hano. Muri izi nzira za hano. Smart Galo ngo asigaye yicuriza Agataro. Ariko life nuko nguko nyine. Byo gutwika niyo mpamvu mwaramubuze. Ari hese. Ndabona hari umuntu ufite ari Agataro sho ko ari uyu nguyu Smart Galo we nimba ari we bya nyabyo bya wari fresh cyane. Iyi ngiyi ni exclusive. Gitumo one more time. Ye baba we niwe. Reka nabwatubonye reka parika ni imodoka. Parika ni imodoka nkwereke noneho diri kuno zikinwa. Kumwereke diri kuno zikinwa. Wowe. Come man, let me show you. Imyembe nangahe smart girl. Smart. Umva agarara. Mega. Agarara. Nawe ushaka gukora ikiganiro. Oya. Bac-T. Yalla! Nagufata tu. Ujiye. Umva ngwino. Masiga ngwino. Beze gute nagufasha. Ariko urirukanka umukobwa. Ushaka dukora ikiganiro. Dukwishakira. Oya. Reka dukora meze gute? Smart girl. Wawa we nago naherukaga gukora na tizi. Urirukanka umukobwa we. Ko ndi kwishakira mwana. Waretse koko. Oya ahubwo Agataruka bimeze gute? Ndasanga biyoje. Nago babiyora. Wa mushoferi nari wamujye mu turi kumwe mu modoka. Araza kubireba rari. Bac-T ko nashaka gukora ikiganiro koko. Oya. Babarira rwose. Oya bimeze gute? Nawe ushaka gukora ikiganiro. Umaze iminsi uri hehe kwaza?
oya sishaka gukora ikiganiro Bac-T kubera iki se reka dukore bawera rwose reka dukore ikiganiro reka dukore ngwino kwanza wicara hano ndagufuna warugize ngo watwihishe kangutegurira akantu keza kwanza icara hano ko nashaka gukora ikiganiro banza wicara ngaho ngo iki smart girl baba we nago waduhunga BigTown nago wayihunga ngo ishobore urahunga ujya hehe se ngo iki urahunga ujya hehe business iragenda kwanza umbwire kwanza smart girl umaze mbese warishe ugira ngo ntago turi bugufate Bac-T rwose keretse ugiye mu kindi gihugu hano mu Rwanda dufite network ihagije komone byokere n'ukuri n'ibyo bikaba kumbe uba wambaye perike reka mbabwiye oya Bac-T reka mbabwiye njye ntago mbashakane n'ibiganiro yareba nk'ubu nibereye mu buzima bindi kwishakira imibereho namwe manyamakuru ntimugira imbabazi n'ukuri kw'Imana ntimugira imbabazi ubu nyirukase ushaka yiki cyane navunitse ukuguru ndi kumva mbabaye hano baba we nyemba ari kwishakira urankandira se ya nawe banyamakuru navunitse wallahi mfatira no telefone gatoya mfatira telefone ndi kumva ameze nabi kandi bya serie na mikino baba we umukobwa wallahi wambaye inkweto nziza je ni ikibonde nebi yanjye ni ikibonde wewe uri mu mikino navunitse kandi niwe wabiteye wambaye inkweto ya siporo nyambaye ikibonde sinavunika mbega umukobwa urirukanka ugira ngo ni moto ndakuraye abigenza gute kwe ndambaye imyenda mizima yedwe nibikoye urirukanka we baba we smart girl wananiye neza no mpamvu uri kwaje ni atari wari ifiriti wari inyama twe turi kumeneka agira tachi yawe koze ariko sha navunitse ndaje shawo bajye ndajya kwa muganga mukanya uranywa gasupura itwikira busengenda nk'iki kubonye ni byanye mbitaye ku muhanda oya barabireba nta kibazo gahunda zimeze gute se urabona nyine ndi kwicururiza kugira ngo ndeko mbone icyo kwirira ubwo usige ugurisha Agataro ariko mbigiyemo vuba bigiyemo vuba ariko akazi nta muntu waguseka akazi ni akazi polisi se ibamereye gute mu muhanda bari kubajyana nyine kubafunga ariko Imana kwemerera urarya none se umuntu azira inzara ry'amapfe ngo ni ukutinya gufungwa gereza tuzazijyamo nta muntu utinya gereza kereka iyo wakoze ibyaha bindi gusa uri kwishakira imibereho mbonye ikibanza nkabona igishoro nakora nese nima ntabyo mfite ni ukwihangana nyine ariko nje nkunda umugore cyangwa umukobwa uzi gukora nkunda gukora rwose yes yego so ibi by'Agataro byatangiye ryari byatangiye maze koroherwa n'indi mu bitaro nararwaye ndaremba ndoroherwa mva mu bitaro ndakira natangiye gucuruza ejo uyu munsi ni wa kabiri ejo nungutse 1000 ubura rero nimvuye kurangura sindacuruza nkiriya myembe igura ngahe ngugurisha 200 wowe baranguye kurangaye nawe uranguye kuri 5 so wunguka 50 ariko agafaranga kakaboneka amaronji nyine uyarangura 300 karisuzana ryo 50 okay sasa njewe meruka ngira ngo interview yanyu wagaragaye ku macano ni njewe wayigukoreshereje hashize nk'amezi 3 utagaragara abantu bari bambwiye ngo wagiye mu byaro abandi barambwiye ngo uratwite ngo baguteye inda abandi bavuze byinshi Utanibaza sasa uyu mukobwa wacu bimeze gute uratwite ariko uratwite nje ndi inkone magambo no yavuga na muniga uratwite hari ikibazo wallahi uratwite barabimbwiye ngo niyo mpamvu ari wihishe impamvu uri kubihamya ubwo ni yawe ntabwo ari yanjye
umva iriya minsi yose urimo kwihisha impamvu ni maze igihe mu masengesho y'iminsi 40 imisengesho minsi 40 banza uhaguruke kwagera ukuguru kwanjye we ibintu wankore nago bibaho nako ufite amafaranga ukaba ufite banza uhaguruke turebe ukaba ufite imibere irimo hari ikibazo se sasa gikoye cyubihakana reka kumagira nimba ari ibyo ngibyo bifate bya ugenda barabimbwiye umukobwa wamenye Yesu najaganyurana umukobwa wamenye Yesu ntabwo ajabya umukobwa wamenye Yesu anyurwa nuko abayeho gihozo kubw'ibyo ndanyuzwe uko biri kose jewe ndanyuzwe turi mu mugambi w'Imana abasanga turi mu mugambi w'Imana abihangana turi mu mugambi w'Imana n'akaguru kaje ariko abantu bari mu mugambi w'Imana ntibazakorwa n'isoni yego abantu bari mu mugambi w'Imana ntabwo niyo babwirirwa ntibaburara abari mu mugambi w'Imana ngende kubwira abantu ngo Imana yahaye abapasteri bakura mu kazi ko mu rugo k'ubuyayi baha amateleviziyo mujya mubireba barangije borora imbwa yego aho kugaburira abakene kugaburira abashonje uri kumva umupasiteri arashumba abakristo yarangiza akabarongora yewe umuntu urongora abaririmbyi akagira gute akabatera amada uri kumva Imana iri mu ijuru irarakara niyo mpamvu ubona n'inzara yisha abantu no kubera ibyaha yego inzara yisha abantu kubera iki abantu aho bagiye gusenga ngo basenge bahagarare mu murongo Imana ishaka ahubwo barasenga bavuga ngo Mana ngo jewe ngo runaka ngo mwice ngo mukureho iryo sengesho ryagira ku Mana umuntu ajya gusenga hakugira ngo asenga avuga ngo Mana runaka dore mugirire neza mukure mu byaha ahubwo agasenga avuga ngo Mana ngo jewe ngo numpa imodoka ngo jewe ngo nzagonga ngo abanyimye rifuta iryo sengesho Imana izagwema Imana ireba mu mutima wawe nimba ufite umutima mwiza nimba ufite umugambi mwiza ikabona kuguha yego abantu rero bariraye ntawe ugihagaze mu murimo w'Imana uko bikwiriye abantu bagiye mu byaha abasore bararara mu tubari abagabo bararara mu tubari kandi bafite abagore mu rugo uri kumva bafite abagore mu rugo bararara bipfumba se bakarara bajaganyura indaya mu tubari Imana kubwibwira rakara iteza inzara none inzara iri kutujaganyura mu birenza yatwishe yego kubera ko abantu banze gusenga abantu bajya mu byaha umuntu arareba umugabo mugenzi we akumva yahaza umugore akumva aramwifuje nawe urumva hirari rigeze dusenga Imana yonyine ibashe kuturokora iki cyago cy'inzara njyandi gusengera ubu reka nkubwire Bac-T ubu ikintu ndi gusengera muri iyi minsi ndi gusenga ngo Mana tanga kunyurwa mu abantu bahe kunyurwa kubera yuko abantu baribagiwe abo wahaye kurya bagahaga bararenzwe baribagirwa abantu kunyurwa ongera umanura imbaraga zawe z'umwuka we nukuruha abantu kunyurwa umuntu arashaka umugore ejo akavuga ati burya naribeshye ndi kubona utakimbereye yego ejo ni divorce Imana ntiyemera divorce abantu rero bagiye mu byaha ibyisi birabaganza bibagirwa Imana niyo mpamvu Imana yarakaye iteza inzara dore inzara Imana iri kuvuga ngo inzara abanyamasengesho ntibahari ariko gihozo ndahari sasa gihozo kuntu uri umusitari kubera icyo wateruye Agataro kweri so ari gushaka basi umugabo cyangwa ugashaka n'akandi kazi urazwi cyane kweri urugoterura Agataro kweri urumva Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye sibyo nimba ariko aribwo bushobozi nabonye aricyo gishoro nabonye ngomba kugenda kariya simeshe kurangura ni 3,000 nimba mbonyeho 4 igihumbi nakirya ejo nzongere ngire gute ndangure none se nzira inzara mu nzu ngo nuko nabuze akazi narakabuze yego ariko tugomba no kwihangira imirimo ejo cyangwa ejo bundi Imana izaca inzira yego ariko nagiye no mu byangwa n'amaso y'Imana ngo nukugira ngo mbeho neza Bac-T cyambere nukunyura yego kandi nukomeze ndanasenga ndi umunyamasengesho ubundi gusenga ngo Mana ingo zasenyutse ongera uzubake
divorce abantu bagiye guhana divorce ma nukuri zo divorce jewe ndazanze ntago wamana washyingira abantu ngo ejo bongere batandukane Satani nutandukanya abantu bongere ubaka izo ngoma ubujya n'iryo sengesho ndi gusenga yego nkasengera n'abapasteri bahagaze mu murimo bameze nk'icyapa kiyobora abagenzi sasa bambwiye ngo ratwite nanjye ndabona kadakatangiye kuzamo kuntu ariko uwo mwaka umwaritse kumagira jewe mureke kuntera umwaka umaze mu masengesho iminsi 40 nabaye maneke nunde barabona ndi maneke ariko akadakarimo kwiyongera nta kibazo niba nwitenza uratwite ariko si ibintu bikimwe kagira Imana uratwite kwa jina na Yesu Kristo no uratwite ezene bonekita erevo silivo nikiwa tukatika jina na Yesu wache bwana uratwite amakuru ndayafite ngo ngiki ndayafite ngo ngiki urabona ndi Dor'Imbogo mushinzi binakabyemera kuko ari injiji hariya uzabaze uratwite ngo Dor'Imbogo ngo ngiki ntabwo ndiwe mushinzi ibintu hariya kubera ko byakajya kuvuga ibintu atatekereje oshe ntago twite mirimbana nicyo nirira jewe nkayinimbana no gusenga Imana oya ntago twite ako Bac-T kumbaza ayo magambo ntago twite ngenda shaka kumenya ukuri abo abanyamakuru baje batangiye babivuge ngo mwene butera twite aratwite ayo makuru turayafite ngo niyo mpamvu wabuze kubera iki wirukanze ntago washaka ko nkubaza se nashaka kugura imyembe wahise wirukanga akose sha uranga nibereye mu mibereho yanjye sha yahanze nashaka kugurira imyembe none wahise wirukanga imibereho yanjye yanze mereza kariya kantu kugura kumere nabi rwose baba we uri umukire uragenda ugure n'agasupu upfe kureba ko bigenda ibintu wankoreye ntabwo urabona nambaye ragadige ngo ni ragadi uratwite ako ubwo iyo nda ni ya Bac-T oya uratwite niba ntwite ni yawe nta karimo se hano kwere ubwo ni yawe warihishe ngo uratwite niyo mpamvu wese wirukanga narimo kwibaza impamvu yo kwiruka kubera iki se wirukanze kwanza hano twabonye umushinjacyaha kubera iki wirukanze amakuru ndayafite twabonye umushinjacyaha Bac-T hano umva noneho ikindi cyo kukubaza meruka Laila bimeze nabi naguye ari kuguru baba we urajya muri sauna bagukane nkanjye mfashano bimeze nabi rwose urumva Imana iraguhannye unyirukankaho wiruka ku mukene wirukanka ku mukene ushaka icyo kwirira ngo ugiye kwerekana ku itangazamakuru ndi kwishakira imibereho noneho meruka Dor'Imbogo gusinyisha ngo inono Dor'Imbogo nsinyisha manager wa Dor'Imbogo reka rayira sinyise rayira gusinyishije kontra ntago tukiri kumwe rero kubera iki se ako wafashe touch yawe byagenze gute nyine ntago nyiri kumwe nawe ari mu bye nanjye nkaba ndi mu byanjye ntago akiri manager wanjye byagenze gute se ese yagusinyishije amasezerano murayasesa utarakora igikorwa oya ibikorwa biri he najye na manager Dor'Imbogo nyewe ntago oya kubera iki oya nyine ngiye nabonye bitazavamo ndanabimubwira yego kubera ko jewe y'ibintu bitazavamo mbwizamo umuntu kuri ntago akiri manager wanjye ni manager wa Dor'Imbogo ntago Raila ari manager wanjye n'abantu bandeba ngewe smart Galo mvugisha ukuri oya ni manager wa Dor'Imbogo cyangwa ariko yaragusinyishije cyaje twarasinyuye mujyana no ku mazi oya ibyo byararangiye yego waje gusanga bimeze gute se kugira ngo amasezerano witu yasinyura yari bimeze gute naje gusanga bitahura gute yego uri kumva yansabaga gukora ku isabato kandi ndi umudivantiste ntabona umwanya ndetse nawe nta mwanya abona yego muhitamubwira ngo reka tubireke ndamubwira ati ese uri kumva yari bugushobore kweri yari gushobora akazi ko kukumanaginga yewe se Raila yari kugashobora kubera iki se atari kugashobora nyine se kubera iki nimba ari kugashobora kubera iki se wahise umukuzaho y'abantu wenda badahuje si ikibazo cyuko atabishobora yabyakiriye neza se ntabwo byahuraga umubwiye ko ugiye gusesa amasezerano yabyakiriye gute
none se atabyakira buri wese ntagira uburenganzira bwe gihe mu masezerano manager yemeye kubwira uwa managing ati ndashaka ko dusesa nawe uba managing wemeye kubwira uko managing ati ndashaka ko dusesa amasezerano ibyo ni ibintu biba byemewe mu masezerano y'abantu ahita byemera birarangira okay kakaririmbo ya chorus basimwe mubitira chorus nsengera akaguru kanje gacire chorus se Mbega kaguruwe ubu ngubu ngiye kuba ikimuga mu minsi ngahe kweri kubera umukuku wa ariko urirukanka wa mwana we ese shaka ndumukene nirukase polisi n'Agataro wanjyani ikibazo nuko wasize Agataro ka tugenda ahubwo tugenda kugahiga nakubwiye ngo fanda nyirukanka nirukanka n'imyembe yanjye nkamucira ngwino ye baba we Mbega ibintu wankore kumbe yo boro uje wambara nje nari ngo ni imisatsi yawe Nasasha ye no mukobwa wayinguriye shaho iyi misatsi ari mpfa kuyishyiramo kugira ngo ninjye mu basirimu bataza sasa wa mugabo waguteye inda ninde yitwa nde Jesse ninde Bac-T nongeye kumbwira iryo jambo umva ngwino nongeye kumbwira iryo jambo nge ntago ndikunda ninde wayiguteye ni wowe Bac-T cyangwa ni Paxoni ni Paxoni oya ni Bac-T ni mbirimo ni ya Bac-T ni ya Paxoni ese mwarasomanye cyagiye umunsi wa Severance Bac-T nk'umuntu wakumva ibyo bintu yagira ngo iki we wakumva ibyo bintu uri kuvuga kuri jewe akuzi ko jobone nza pasteur ngo wari uzi ko jobone nza pasteur ntabyuzi ntago nari mbizi ngo umaze iminsi urimo kwihisha kubera ko ndi mu masenge karinjiye kagurya we waranambeshye wambeshye kujya kungura amatiriningi nayo wanguriye ibibuno wambeshye kungura ikibuno ntacyo wanguriye we warambeshye ibintu byinshi Bac-T urashaka ikibuno se kirimo ariko hindukira ariya turebe nimba kitarebe ibintu byinshi oya hindukira turebe nimba ugikwiriye kweri reka turebe nimba ugikwiriye reka turebe hindukire batubwire nimba ugikwiriye urashaka ikibuno amatiriningi warayanguriye Bac-T amatiriningi yo kujya muri siporo warayambwiye ayo nzayakugurira nta kibazo warayambwiye warayaguze se nawe nakwemere ikibuno n'amatiriningi ikibuno ese kubera icyo ushaka ikibuno kubera icyo ushaka ikibuno ibyo byose urabimenye kubera icyo ushaka ikibuno banza ubyingire ibyo byose niwo bimbwiye nese kuki utabimpaye urabeshye ndaza kubigukorera ubiryari ikibuno ryari vuba bazumbye nubyara ariko numara kubyara ariko ndabyari iki ubu ngiye gushaka umugabo w'umuzungu mu mwaka utaha uri kumva nzabyara abana b'abametisi ndi umukobwa wihanganye ndi umukobwa wifashe ku myaka mfite nta muhungu urajya ngo igihuzo twarajaganyuranye Paxoni yari yabivuga se oya ntabwo arabimbwira ko mwajiganye ariko murakundana wisebanya nisinkunda Severance mwarambaye sharingira yagukubise ikibizo ariko ikibizo yagikubise yagukubise ikibizo ibinda bigirana yagukubise ikibizo bihakane nabyo nzabishiremo nzabikata muri cya kiganiro twakoranye yagukubise ikibizu mwambaye imyenda y'umutuku n'umukara kuri Severance mu kwa kabiri kuri kushinza bizusi bisanzwe mwarabikoze ibiki twakoze kana karima amakuru arahari Ranye ntabwo ndi Dor'Imbogo barababeshye Dor'Imbogo abahanzi ba Raila mwabonye undi wa Raila nguyu hano ese Raila mwari mugiye gukora iki ko utari umuhanzi ariko uri umuhanzi ko gukora indirimbo naso n'indirimbo ambwiye ko nkora nayikoze uzaze muri studio urabeshya tugende n'ubu ngubu Bac-T tugende n'ubu ku izina ry'Imana ushutiye kuyirekodinga tugende ariko banza urangize business n'urangize Agataro kanye nakabitse imyembe nipfa tuyirekodinga Bac-T ko shabya mw'abanyarwanda oya rwose nta kibazo ubu tuyere ni Imana nta kibazo rwose yego rwose yego yango njya mbona ndivava mubeshya ngwino basi tugende ninde uri gutereta muri iyi minsi njye nzagira fiancé umuzungu yes kubera iki umuzungu nshaka kuzabyara abana b'ametisi
bakazaza bavuga icyongereza kazaza bavuga mama bonjour good morning mama bonjour ni igifaransa nacyo kazakivuga yego uzarongora umuzungu wa hehe none yese nzarongora uzarongorwa n'umuzungu wa hehe bagitani manajamye mwabantu arongora umuzungu nyine yariko wamurongora umugore ararongora zijyana abagore b'iki gihe bararongora oya basigaye batanga n'inkwano narabyumvise nje nago ndi kuri yo level oya umuzungu ufite uko ahagaze ese ubu ngubu dusanze Agataro kawe bagatwaye kandi Bac-T hari umunsi nzaza kuvugisha ngende iyo ngiyo muri Amerika kandi ndabikubwiye ni surprise yete nkuko waringa ni nimero yo hanze Bac-T ngo ye umeze ute freshi kandi sikera siyumva se none umuzungu ni kiye gihugu oya ntabwo ndikubwiye sasa kubera icyo ushaka umuzungu ugashaka kureka abanyarwanda bose bari hano bagukunda niyo nzobe yawe abanyarwanda ni ukuri ndabakunda ni beza ariko gihe numva nyine shaka kushaka umuzungu bashaka umuzungu kubera icyo umuzungu hari impamvu rero umuzungu abazungu batanga keya uri kumva umva noneho kazana inkuru abazungu batanga keya abazungu mujya muri vacances abazungu murasohoka abazungu baraguheka bakagutetesha umuzungu akaguha bizu ariko abantu batari abazungu baravuga umwana abyuka mu gitondo ajya kureba nyoko ujya kurira nyoko ariko umuzungu aravuga akamagana umwana we akamuganiriza wowe umeze ute niki uri kumva urumva bafite mind itekereza kurusha se abanyafrika se ntabwo batanga care nka Paxson buriya ntabwo ajya gukubita care kwatse kumbwira Paxson okay basi ntabwo muzige wa musheri wawe ntabwo ajya atanga care nge nta musheri ufite ntawe musheri ufite wa wundi wari ufite nyine wo mu Rwanda ntabwo ajya atanga care ntawe ufite ntabwo ajya guterura ntawe ufite none umuzungu ni ugezweho yes okay nabyemeye nzamukwereka kandi nabyemeye nkubitse basa nzamukwereka umunsi Imana izaduhuza ubu ntabwo turahura reka Imana izamu mu nzozi kumbe ni mu nzozi we banza nkubitse akaririmbo kwanza kuguru kwanjye turebe nimba kwakogera cyangwa gusirimba ndebe nimba kakira akaguru cyangwa gusiririmba ubitira gakora si we ayiwe urashaka gutera agakora ariko ntuzongere kwihisha njyewe nzajya nkuvumbura aho ari hose nkubitse agakora kwanza ushaka undi ndakora se Uzi kurinda mana we uzi kurinda narabibonye uzi kurinda mu bibazo uzi kurinda naho kuba uzi kurinda narabibonye uzi kurinda mana we uzi kurinda narabibonye uzi kurinda urangaburira uzi kurinda muri Kigali uzi kurinda umukobwa wacu uzi kurinda uzi kurinda bamuteye uzikurinda abasore bino uzikurinda giye kubyara uzikurinda kuri kujabya okay kuri kujabya mu sorry nanibagiwe Smartigaro Agataro kandi dusanga bagatwaye ntago nyishyuza urakishyura ntago bishoboka kandi ari wagataye oya simwe Mwanyirutseho kubera iki se wirukanse kubera ko uzi ko amakuru yawe turayafite uratwite ariko ubu nk'uyu muntu ibi bintu murabishyira ugenza abareka noneho aratwite we uzi nimushyira iyo content aratwite we aratwite we karimo we yarihishe we umaze imyaka ingahe udakora ibiganiro abantu baranzisha umaze imyaka ingahe ntabazumva umaze igihe kingana gute utari gukora ibiganiro masengesho ngewe ni uri kumva ndi gusenga Imana iborohereze mubera ibyamwinubamo kugira ngo Imana bakureho iyi nzara dore imvura irimo iragwa kubera amasengesho yanjye none muri kujabya muri kuvuga ubugambo byashe
baba we ni ata none umaze igihe kingana gute wihishe ntabwo heruka no gukora ibiganiro mu masengesho maze imisi 40 n'ukwezi kose n'imisi 10 arya inda ifite amezi 2-3 ariko we uyu muntu si sereri we ariko bagituze kuri sereri yamaye nkabutera wabyaye uzi kugiye kuba sereri arya n'amezi angahe ubu maze amezi angahe udakora ibiganiro tunagenda udakora ibiganiro ubonye rero ibyo ugiye kuwushyiraho amezi angahe utagaragara amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa we ujye usenga ugire kwizera ayiwe oya ntabwo azahera azaza ayiwe ntabwo azahera barokora musenga yewe ntabwo azahera abakobwa musenga ayiwe amen akandi Bani bari ikimana mwavuganye byange bikunde kizasohora ariko kuri gufana wo datera wite byaje nyine nyigisha ubu usengera he Bac-T no mupagane oya reka usengera he hise mu rugo no ese mu rugo wawe haba urusengero rwe kwitwa ngo iki sasa urusengero hari abandi bajye mu rusengero bagataha badafite anoze nje ndasenga bivuga ngo nimwirengagize guterana kwera nje ndanaterana niko Bibiliya ivuga urusengero rwanjye nzarukubwira ubutaha nuhese ko ntago ufite nyine ufite pastor ugushumbye se ba pastor agomba kumubitsa ubukanda nkamamaza urusengero ngo tekereza urusengero rwa pastor jyana urw'Imana urw'Imana itore n'ingino nese urushaka kujyana Imana ngo amafaranga amazi ako jakenda mwazirangaje mwazirangaje mukazirokora gafite amezi 3 we ayiwe mubona zizuzuzwa n'iki muzarinda mupfa izinda zanyu zikishaka ushaka mu kirano kuri kw'Imana inda zanyu ariko ese kubera iki nakwirukanse kwe nari kukureka ukiruka kansiga ako shabundi ubwo wavunitse wambaye inkweto ikomeye reba inkweto nge nambaye oya cameraman na fotora reba inkweto nambaye arebe niyo wambaye iyi ni Nike zose kwanza ni marke rimwe nago ubona hano hindukiza gutya bareba none barebe Mike yanjye ngise si Nike hano si Nike nutu Nike abanyarwanda n'abantu mukunda n'ukuri smart gaje ni murebe iyo Nike yambaye murebe niya zose ni Nike zose ni Nike murebe niya zose ni Nike cyao sebye ko mpfire muri Yesu ubundi mvuye nawe aziga nambara na Ragadi koko wayita Ragadi ariko nuzongere kwihisha mama nuko mpfire muri Yesu nuzongere ariko wasoje ibiganiro byawe nuzongere kwihisha ndange nagusiga uje kwisha gukomeza business yawe okay bakunzi ba BigTown ntabwo uzongera kwihisha bakunzi ba BigTown TV ni smart Galo nari ndi kwicururiza Agataro banyurukaso murabibonye ndi kwishakira imibereho ko nagira icyo ndarira Nyagasara bihaye umugisha niba biyore ngo babitware kubera ko bajya babimena none Bac-T yanyurutseho none Imana mukubise umunyafi muvunya akaguru rero smart Galo ndi umunyamavuta kandi ndasengeye kandi sengera n'abantu bagakira bakanakizwa Imana ikabaha umugisha n'ikimenyimenyi arigenza abandi mu diaspora nkazaza nera inkunga aba bacuruza udutaro nk'abati muve mu mihanda mujye gukora kuko nanjye nayibabariye mu yego kubera ko inzara itakuriye ntiwamenya ko inzara iryana rero Bac-T ni umukire usibye ko ajya kwikandisha bakamukanda bikavamo Imana rero mworohereza rero ngiye kwicururiza Imana ibaha umugisha maze imisi mu masengesho imisi 40 narabasengeye bagabo mufite abagore narabasengeye mwagabo murara mu tubari narabasengeye ari Imana izabavuna amaguru mu tubari mugataha mugasanga abagore banyu kubera Imana irarakaye kandi iramanutse bakobwa namwe mwicuruza Imana irababwira ngo muve muri ibyo mugene muyikorera rero n'abapasteri muhagare umurimo w'Imana mukora umurimo neza kubera yuko yarabahaye muri bagirwa bituma inzara itera
kubera mukora ibyaha ngo ni smart Galo ubabwira ngo uwo no muburo w'Imana giye mu kazi Imana ibahereza umugisha nguko n'ubyara nzaza guhemba uko bisokoje ibyo bya Bac-T byinda ntibikabeho ku muntu wamenye Imana no sasa n'ubyara biragatsindwa n'Uwiteka kuba umuhanuzi ugatwara induka byaririyo biragatsindwa n'Uwiteka kuba umupasiteri ukabyara hanze ufite umugore biragatsindwa n'Uwiteka kuba umvuga ubutumwa kuba ritira izina ry'Imana ejo bagasanga ni wowe cyapa ni wowe uri gukora ibyaha hariya aho kubwira abantu ngo bave mu byaha nanda smart Galo afite ibyo byari bya Bac-T kubera ko akundi kwe tutari duherukanye yari yarambuze n'ukuganira nani barinde kandi muhaye umwana w'umuzungu muzajya muvugana gute good morning baby good morning how are you mommy do you want I want tea do you have tea yes. Chips yes ubwo rero nuko icyongereza kiriho kiraza murabyumva so mommy where are you going today where are you going uretse gatoya icyongereza ndo ndakiriho kiraza gakeya urumva ntacyo nari nzi ndi kukiga kubera ko ejo bundi nzaba ndo mu diaspora ndi gufasha ndi kubwira Imana zamfasha aba bantu bacuruza udutaro nabo bagira icyo bagiraho kandi Imana izashoboze amen zafashe nanjye abantu bakennye kuko nanjye hari abamfashije Imana ibahumugisha amen sawa nuko mbisoje wakwambare yambara ku kantu mu mutwe agaperike sha sawa yes BigTowners noneho inyuma y'izi gahunda ibintu akaba amaze kunkorera hano ndi gucyumbagira ibintu yankoreye umukobwa wanyu smart Galo ntago bibaho ariko all in all ubu ngubu ngiye kwikanda tubiraza kugenda fresh. This is BigTown TV na nababwiye ko Gitumo one more time, this time ni nyinshi cyane, so be ready, be there with us and don't forget to subscribe. Nababwiye ibintu biravuna bibari danger ariko nakundi. I go by the name Bac-T, behind the camera and the sister Nina. Big up to yourself na urimo kurikirana BigTown TV. Don't forget to subscribe. N'ibindi byinshi byiza tuba turi kumwe. Until next time, ciao ciao. Thank you so much. Bye bye.